mutasinziriye neza naraye numvishije mubyigana ibintu bibyigana bagira ngo murimo kugundagurana ntibuburiri bwari bwababanye butonye navugaga ngo ubuse byabagendekeye bute ariko biriya bintu bose nanjye ajya ndabimenyereye. Karanga wakize uri umwana hoya nta kibazo namwe muzakira nimukora cyane muzakira. Bavuga ati umukire ni Kananga rwose. No muguhindukira nkajya mpindukira ngenda ko sishakana none ugizeho kuzaba nyambarira imyenda yo patro mumbabaye rwose imyenda yawe ntago nayambara. Neko ninde wakubwiye ngo nyambarire umwenda? Hoya ntago nyambaye imyenda iranyambaye ntago nyambaye patro n'ukuri. Harya niwambwiye ko akazi kose ko mu rugo kazi? Akazi kose ko mu rugo ndakazi, guteka ibintu byose ndabizi kuko n'ibipangu byinshi by'inahanga byose biranze. Uretse ko naho nagendaga ngo mpamara igihe kinini bahitaga nako kubera abandi babaga bankeneye nahitaga nyine njya mu kindi gutyo ariko akazi ndakazi cyane. Uzi guteka ibirayi bisatesheje? Ingendo nyine meze nka bya bindi njya numva nyine ugenda ukomeye nyine mu maboko byumva. Bana Kananga wagize gutya ko nta mituweli dufite umudugudu wose ni muwohe mituweli ari gutyo hita nsubiza abaturanyi. Isuka gakwaye fata kimwe ngisotesha rimwe kabiri gatatu ugahita usota kweri Kananga ibintu bari uri kundurira se ibintu bahuye. Noneho patoro uransekeje noneho cyane none se uzi ko amashuri yawe rwose mbonye ari makenya none se reka ngo urugero rufatika yenda urabona iyi pantaro urabona si ubururu n'inyisiga y'isabune y'umweru irahita iba umweru we n'ubu bibona ushyize mu bitekerezo. Kana Karame boss Bayo hano yego nabitabye patoro tumva kumeza cyane nari ngira ngo tube turinganiye. meze gute se? Nta kibazo maze kumenyera. Harya niwambwiye ko akazi kose ko mu rugo kazi? Akazi ko mu rugo kose ndakazi rwose, guteka ibintu byose ndabizi kuko n'ibipangu byinshi by'inahanga byose biranze. Uretse ko naho nagendaga ngo mpamara igihe kinini bahitaga nako kubera abandi babaga bankeneye nahitaga nyine njya mu kindi gutyo ariko akazi ndakazi cyane. Uzi guteka ibirayi bisatesheje? Mbisotesheje? Ibirayi bya sote mbega. Nabyo ndabizi cyane. Noneho yego hariya haranagusigiye amafaranga. Uze kugenda ujye gufata amafaranga hariya ku etajeri ntasize uze kugura n'inyama. Kaboga. Akaboga. Ubikore neza Kananga rwose. Ntugire ikibazo niba harimo n'akayoga. Sawa. Urugendo rwiza. Yego. Kanicaza n'ikibuno kimwe atamenya ko ndayicaye. Ubundi ibintu bya sota mbwiye gusota kugenda ibirayi byose mbisotesha hato nta kibazo wasanga nawe asanzwe bitarashya.
dutangiranye na amasiganwa y'amagare abarawufashe ni amagare abararinyonze azamutse kwa mutwe abaramanutse no mu gishanga harya hepfo abarongera arakasa arazamutse kuri 40 arongera arakata no kwa mutwe barazamutse arazamuka kwa mutwe ariko arawumanuka n'igare ararimanuka arongera ararikata kwita mu kinogo arongera arakata arazamuka amanuka mu kinogo abakase tapi rouge arazamutse nanone kurya nyuma barangiye arongera arikasa ararimanutse ararishunguye akase inyuma y'amarembo ya stade ruguru aho ngaho abarakase arongera amanuka arongera arazamuka arangije arongera abakinnyi b'Abanyarwanda bari ku mwanya w'imbere barongera Ndayisenga Valence Ndayisenga uvindimwe na Valence barazamutse arongera arazamuka kwa mutwe inshuro ya gatatu abaramanutse mu gishanga arongera arazamuka noneho hageze ahantu hari ikorosi ahita agakata neza koko ararikata igare ararinyonga koko ahantu hatambika hameze neza arongera amanuka muri Kimisagara yose aramanuka abafana ku muhanda barimo kuvuza induru ati rwose Valence arawujyana arangije ageze aho bagiye gusoreza umukino aranyonga cyane ubundi arangije ahita sota no mu isafuriya ngo pa arongere dutangiranye n'urubuga rw'imikino hano bivuna muheto bidasota sota arongera arakata umupira aragenda akata abadefanseri aratambika anyura muri agiste santarari arakomeza akaba abakinnyi barakina umupira wo kuri segiteri arakata ikibuga cyose arakizenguruka agira ngo ni za mashini zikupakupa mu ntuza mu majaride y'abakire arakata n'umupira arawirukankana anyura mu badefanseri agiye gutsinda bageze mu kinogo ibibuga bigomba gucika urabona ibinogo nk'ibi ngibi ikibuga ntaragira okay nzajya mpata kimwe ngisotesha mpata ikindi ngisotesha sota isuka gakwaya mpata kimwe ngisotesha ngisotesha fata kimwe ngisotesha kimwe ku kindi barajya udasoza sota mu bandi Sheri rero dore hano ni mu rugo hano ni iwanjye urabona gute ndabona ari heza hano niho nibera iyi ni inzu yanjye rwose rero ujye uza rwose wisanzure ufite umukozi aza kwakira rwose hano ni iwawe rwose ujye uza rwose ni karibu uzanzanye rwose twigendere ariko muri minsi rwose ubona nabyibushye no mu nzu rero uko hameze si byose hameze rwose Sheri unyihangane gato na nyine hari anivere nagiyemo ya kazini wanjye oya kana meze gute mewe neza nizere ko ibyo twavuganye wabirangije niko kana
ibi ni biki wankoreye navuye hano tuvuganye ngo iki rwose nageze ngo ibiryo natetse ndabyahindutse cyangwa se haguyemo inshishi imiserebanya cyangwa za marishose cyangwa ibinyenzi navuye hano tuvuganye ngo iki wambwiye ngo ibirayi mbiteke neza mbisoteshe kandi ibi birayi none si ni sote ibi birayi byose nagiye mbisotesha hari n'ibirayi nagiye nsotesha inshuro enye inshuro eshanu ariko byose nabisotesheje ntugire ikibazo nta na kimwe ntigeze nsotesha patoro reka nkubwire ibintu bijyanye na sote njye ni ibintu byanjye bindi mu maraso kuko buri kimwe nagisotesheje kandi nawe ubyibuke neza niba yenda ari akazi kenshi yenda gatuma utabyibuka urumva nabisotesheje neza ubu ngubu ariko kana nzakugire oya patoro wenda ugira ikibazo niba yenda ufite ikibazo yuko yenda ibiryo ari bikenya ngewe ibyanjye nabikuyeho ariko patoro uretse yenda ibintu by'akazi kenshi ngewe niga mu wa kabiri pirimeri dore ko ari naho nagarukiye mwarimu yaratubwiraga sote ni igifaransa mu kinyarwanda ni ugusimbuka ibi birayi byose nagiye mbisimbukisha inshuro zirenga ebyiri ibindi mbisimbukisha gatatu iyi nabisimbukishije neza iki cyane uretse no kuvuga ngo nagiye niba ufite ikibazo yuko ibi biryo wenda ari bikeya ngewe ibyanjye nabivanye oya shiri ntabwo rwose uno munsi byakunda ariko si baby kuki utanyizera oya nyine hari bidi nari nagiyemo y'akazini wanjye kandi urumva ntabwo nabura ngomba kumufasha gukata keke urabizi ndagukunda nta kuntu twabona na sejo ntabwo byakunda nimugoroba nyine kuki utanyumva ariko kuki kukumvisha bingora oya wimvuna tuza relax tuza gato nkubwire sheri umva nkubwire mbabari unyumva uyu munsi tuvugane kuri video ukora kugira ngo mbikwereke ntabwo unyizera niba unyizera rero mbabarira gatoya tuzabona n'ejo dore ubu ndahuze ndi mu mirimo mbese ni ngewe mbese urumva akazi ni nk'ari ibyanjye ndi mu mirimo myinshi kandi ni surprise ntabwo dushaka bimenya uri gutuma rero mbabize uretse gatoya ndaza kuvugisha ariko tuzabona n'ejo sibyo sheri ndagukunda ukabumwe yangane rwose ndi mu bintu hariya nta kibazo yangane ko ntabwo waye karibu nta kibazo nanjye no kuya none se ko numvaga bibombabombana muvuga nabi hari ikibazo cyaba gihari oya nta kibazo rwose hano iwanjye ibintu ni uburyo ntabigena ni utuntu nari ndimo ndatunganya hariya nyine ariko twari tutarakemuka ariko nta kibazo ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo pe bangane ko ntabwo waye karibu arega be n'iri zuba nawe ntubibona ahantu twavuye nawe ntabwo ari worohewe urebye rwose ariko rikamamagara icyakananga ubundi kugira ngo birangirire rimwe kananga se ari uzame karibu oya tugiye tumutume birangirire rimwe sibyo kananga ariko ukamutuma tunice simba wamubone hano karibu hari intoki ese ubundi Kigali haba intoki Kigali se kibiki mu ntoki zirahaba rwose turufite intoki rwose se ubibona wowe tureba ufite intoki rwose iwanjye ngewe ndahinga burya kera data yari umukungujumba yari umukungujumba twebwe wacu twarahingaga ariko be nibagiye no kukwakira reka mu gihe reka mubwiye cyakananga kizana ibyo kunywa sibyo kananga Kana vayo hano ihute nabitabye yego karame hanyuma ko tubonye umushyitsi yego ni mwiza twakwishimiye cyane rwose uri mwiza ariko ibyo byose ntitubikore yego kubashije ibyo ngibyo
kameze nkaho njya mbona kuri televiziyo. Sawa ariko ibyo nawe bikubajije umubaza cyane mama uja munanywa iki? nabona akaji kamango mango iyi ngiyi ya 4G yihuta cyane njya numva bacuruza ya internet njya numva kuri radio. Oya ndakubwira mango ji iza mu icupa. Zimwe banywa iyi ndayizi cyane nakoze ikose nanjye niba ari ofisi ikose ndayizi patro ngiye kuyimuzanira. Noneho mbere yo kugira ngo ugende banza usige iyo mvangiye ku meza hariya ubundi ubone kugenda. Reka nze nsige kananga n'ibintu kwakundi nakubwira ushize ngo nzanire kamaro kanzanira sima mbi. Hoya ndeta mbanguka kuko cyagiye cyatumye ninda niko nari nagiye ndangarira imodoka ariko ngo umaze kuzimenyera. Sawa je kandi sharire gafite igikoze hano n'ikinanga mbe sinzi rwose ukuntu kimwe ubushize nagitumye kamambere kinzanira sima mbere. Ninanga koko. Karabara akadekorasiyo patrozi n'ibintu. Kadekorasiyo. Amen. Americano. None se iri sahani uzanye nta masoro ubona? Ntabwo nari nayogeje. Nta masoro rero dufite? Ntabwo nayogeje. Ibi bintu nkoreye kuko ariko patro reka mbanze ngiye nkubwiza ukuri. Ntabwo ngiye ngo nze mfate ibiryo mbisige ku meza ngo mbone kujya kumugurira fanta. Mabuja mbere umugabo nakumbera umuntu w'umutangabuhamya. Ntabwo ambwiye ngo nze nsiga ibiryo ku meza ngo nindangiza gene. Reba no kuntu nari namukaka dekorasiyo keza. Birambikaho kubitereka nyine kubisiga. Ntabwo yambwiye kubitereka yambwiye kubisige ku meza. Nta masoro dufite hano. Amasoro niyo uratwamurira wowe. Mabuja arabona aka dekorasiyo katari keza nayo imaze kumukorera. Ndagira ngo hano nze kiraho agasozi nyine k'umutuku. Ese patro yambwiye ngo nze bisige ku meza nyine bibe bimeze neza turebye ibindi bimwe na kweri. Oya. Ayiwe. Mabuja urebe umuco. Mabuja w'ugabanika. Nawe azagushyiramo dore nanjye naje aho ngaho n'inzoka. None rero kuramaze kunzira ahora none. Iki cyane. Patro tunageze aho n'inzoka. None rero kumaze kujya wabuja dore nanjye azakubikamo nyine. Ibindi biguma wamwita w'inzira. Gusa hari icyo utabona? Gusa hari icyo utabonye? Umuntu mubwira ati arora akarora ku masahani yarangiza akajya gusiga ku meza. Gusa nyine wagira ngo abwiraga umwana ndetse ntabwo yumva ikinyarwanda ku buryo atumvise ijambo gusiga akabyumva no gusiga. Uretse wishyana abantu bagwishe uyu ni umukozi kingiye kumwiruka. Kingiye kumwiruka Ubu nyine kumusobanura neza. Oya. Kananga ni umuntu wananiye. Kananga ni umuntu sinzi. Nasura ntiyajyanga dusetse. Oya ntabwo gusetsa ibirega ntabwo ari ugusetsa ibi ni ibintu biririyo. Ndakukweretse ni ibintu by'ukuri. Ntabwiye hambere aha ngaha ngo nateke abisoteje. Aragenda arabitogusa bigira inci bisimbize. Rero ngo ngateke sote. Ntabwo ngateke sote. Nese yabisote. Ngo nujya arazi ko ubanza ariko ni kurota kuko ibintu ntabwo byabaye ntabwo biri kuba ubanza ni kurota none si ibintu birashoboka afite imyaka ingana ibyo tumvise ibyo kumubwira byakuriye wese
mwaramutse mabuja. Waramutse kana? Iyi ko mwazindutse cyane ra. Mwazindutse rwose cyane. Kana enda hano. Murampamagaye? Enda numbi. Yego mabuja. Ariko mabuja uzi kuri mwiza na mu gitondo uri mwiza bigeze ahanga uzi kumeza nka yashusha ya Bikira Mariya mbona ku kiliziya neza neza. Bikasha. Ariko mbanzo mutasinziriye neza naraye numvishije mubyigana ibintu bibyigana bagira ngo murimo kugundagurana ntibuburiri bwari bwababanye butonya navugaga ngo use byabagendekeye bute. Ariko bira bintu bose nanjye ajya ndabimenyereye. Ubu ntureba kuri inzobe gutya ashobora kugukubita akakugira nkanjye ugahinduka igikara. We yayusekesha abana yarizada ntago muzi uramukire nyine cyiza kiri guteka inyama nicyo kintu cyatuma ntagenda ubundi. Ariko se kana reka nkubaze ubundi nta kibazo ugira? Ndetse ndagatangazo ngira mu mutwe n'akabazo n'akitso kuko mu muntu ugomba kugira ahantu hari akitso n'agatangaro gutyo utuntu nk'utwo nyine ntago we wabyize se? Ubu si byo byose wabyumva guri he? Niko nitambukiraga gutya nigendera nyine nkabyumva muri ririya joro. Ni icyumba cyanjye kiri hirya cya boss nyine ariko numvaga pe ntabwo turashobora nawe kukuniga nk'uko ajya binkora ariko mwabyiganaga mbere uburere bwawe bwabaye butoya ntihari yama futi yenda ya boss ajya agira yo gukubitana simbizi. Kana harya irindi zina ryawe ni irihe? Banyita Kananga Emmanuel. Nabo babatijwe narabatijwe tugiye umuceri n'ukuri. Nasi wanyu ni he? Iwanyu ni he? Hacu n'ahantu bitaga ibyumba kera. Ibyumba? Ababyeyi bawe babita muki? Papa nyine bamwitaga Gakwaya Emmanuel. Gakwaya Emmanuel? Yari umugabo muremure nyine nka gutya ndi muremure mwiza ariko munini w'imibiri yombi. Mama ari inzobe. Mama wawe se yitwaga nde? Mama we ntabwo yenda naba ngibuka neza ariko papa nyine yari umugabo yari anafite inka nyinshi kuko hari n'igihe njya namwirahira ngo yampaye inka Gakwaya. Gakwaya Emmanuel. Yari umusirimu pe. Okay. Twasubira mu byo wari urimo. Shama uri mwiza rwose mbako avuga. Gakwaya Emmanuel. Gute se duhuza amazina y'ababyeyi? Reka sinahuza n'ababyeyi na kira Karori. Ahubwo reka nigire ku mucanga wana. Ngiye ku mucanga kira gisaza. Njye kwirira inote. Ko kiriya turacyanziza hano ngo nirwe ndi ba televiziyo ndebe zino ntoki. Kanigiye kwirira amafaranga wana. Ahubwo reka nihure. Kana? Karame mabuja. Bye rero. Yego hano hari ahantu Nonese ko wambwiye ngo nsigire imyenda ya boss ngo mbe nyimesa. Harya. Kera ko akumpa nkakurya mu gatoki kakanyagara gateze neza. Karame. Ni ibingibi? Yego. Akira. Mubwira ko Yego So ndabona isabune z'ibi bintu byose koko. Akereka. Izi myenda biransaba amasabune. Sabune y'umutuku, umweru, isabune y'amabara, isabune y'umukara, indi y'umweru, isabune y'umutuku n'umweru ahangaha. Ndabimesa ne kundi isabune harari y'umweru gusa. Hamese imyenda y'umweru gusa.
Patora zandenga. Kumesa imyero gusa kuko isabune hari n'umweru. Ntaba yaguze isabune y'umutuku n'umweru n'isabune y'umukara. Uzabona kugira. Nzabona ko utanaye nyemeza. Ndiyongeye no kwisubiza mu nzu. Kundi hanza. Ako boss wanjye ni umukire. Agira amakositimu gusa. Iyi kositimu ni yararana. Mukire urarana kositimu sha. Yenda yambara. Patora yambara. Nubwo ko nshobora no kuyambara nkajya nkubita umuziki bimeze neza. Ndi nkahita njya mu mujyi nambaye kositimu nk'abandi. Aba nambaye neza bose nabahaye. Bavuga ati umukire Kananga ntambuka. Mukomere Kananga, mukomere. Ni rwose Kananga wakize ryari? Imodoka nari narayiguze niko ntabigaragaza. Nigendera. Kananga wakize uri umwana hoya nta kibazo namwe muzakira. Nimukora cyane muzakira. Bavuga ati umukire ni Kananga rwose. Nanjye ngenda nambaye neza. Babibona ko ari umukire Kananga. Ngenda nyasha. Umukire Kananga. Mukomere kana, ni mukomere abaturanyi. Nkata ngenda nk'umukire. Ariko Kananga wakize uri umwana. Mukomere namwe muzakira. Iyo ukoze cyane urakira nawe. No, abakene bavuga Kananga wansigiye desa, fata 1000 ntago njya ntanga desa. Ndi umukire sha. Kananga ariko sha wagize tukangurira icupa hoya nibaguye ikesi Kananga narakize. Ngendo nyine meze nka bya bindi njya numva nyine ugendo ukomeye nyine mu bakubyumva. Bana Kananga wagize gutya ko nta mituweli dufite umudugudu wose ni muhe mituweli ari gutyo hita nsubiza abaturanyi. Kosha gukira biraryowe reba nakize. Kananga abana banjye baraburaye. Ngende bagurira agafuka k'umuceri hita muhereza amafaranga. Wena ndi umukire nyine si. Nta n'abakene tuzaturana muri muntu nzamukiza. Ngenda Kananga rwose uri umuntu mwiza hoya no mwijuru nzajyayo. Niko se shakana. Karame Patoro. Patoro munyihanganire rwose. Niko shakana uri mu biki? Uri mu biki? Ni imyenda yawe nari ndi kureba ko nta hantu yacitse. Byiza. Noneho ugezeho kuzajya unyambarira umwenda. Ya Patoro imyenda yawe ntago nyambaye nyine imyenda yawe iranyambaye. Kuko nta nubwo ugezeho kuzajya unyambarira imyenda kuko ukanyambarira imyenda. Ya rwose Patoro. Ninde waguha imyenda yawe? Uyambaye. Nyine nari ndi kwiyigera ndeba ko nta hantu waba waracitse ariko ntago imyenda yawe rwose nayambara. Umva rero. Nundi munsi ntuzongeye kunyambarira imyenda. Hoya ntago nzongera no si imyenda kwinyambaye ntayambaye nanjye. Hanyuma kandi fatira uyijyane nta nkeneye sinshaka kuzongera kuyambara. Patoro urayimpaye? Ijyane. Urakoze cyane urakabyara imfura n'abahungu. Niko. Ndabona wamesha umwenda umwe indi wayiretse kumbe wamesha imyenda imwe indi kayireka bite byawe. Patoro nyine nagize gutya mpura n'ikibazo. Ikiheze. Nawe n'ikibazo cyo kubura isabune imesheje. Hari isabune imwe y'umweru kandi ahantu hari imyenda itandukanye. Hari nk'uyu mwenda w'icyatsi n'umweru. Patoro urabona nyine nawe bishobora gutera ikibazo. Nk'ubu urabona isabune y'umweru yenda birajyanye ku mweru. Ariko usuba isabune y'umweru n'inyimeshesha ku mutuku birayanduza. Biveho uvuga nk'ubu kuzagura isabune y'umweru n'umutuku aba ariyo meshesha ahangaha. Oya wigira ikibazo cy'isabune. Hanyuma rero isabune y'umweru ibara ry'isabune naho rihuriye n'ibara ry'imyenda. Isabune yose imisa umwenda wose. Nese Patoro ubu ngubu nk'isabune y'umweru urayibona ko ari umweru. Ndabibona. Ubu ni inyisiga wahangaha
si hahita hahinduka umweru Oya. kandi ari ku bururu. Oya ntugire ikibazo, isabune y'umweru imesa imyenda yose, isabune y'ubururu imesa imyenda yose. Ibara ry'isabune ntaho rihurira n'ibara ry'inuza ry'imyenda, sibyo? noneho patoro uransekeje noneho cyane none se uzi ko amashuri yawe rwose mbonye ari makenya none se reka ngo urugero rufatika yenda urabona iyi pantaro urabona si ubururu n'inyisiga y'isabune y'umweru irahita iba umweru we n'ubu bibona ushyize mu bitekerezo. Oya umuru ikibazo cy'isabune ntaho kijyaniye n'ikibazo cy'imyenda, wowe mese imyenda isabune yose imesa imyenda wari wose nyimese ni hagira ikibazo kibamo ntabwo uvuga ngo nta kibazo rwose humura. Mva rero ushakana sibyo turumvikanye ku by'imyenda yuko isabune yose imesa imyenda yose nta kibazo pe. Noneho rero ejo mu gitondo ndajya mu kazi, uzinduke ufate ya pantaro yanjye y'ubururu na shati yanjye y'ubururu ubitere ipasi neza, sibyo? Ubu ngiye kuryama nyine ntabwo turi bwonye no kubonana ndananiwe. Nta kibazo rwose patoro. Sawa sawa rero. Tubikora neza. Sawa uramutse. Mbarire neza hose. Ubu noneho nanjye yuko njya rwambara nta kibazo mfite. Kana Harame wino hano se rwose ngarambwiye kutongera kumpamagara. vayo hano niko se shakana nuza Yvette yagiye yewe yambwiye ngo aragiye yakubwiye ko agiye se simbizi ndayenze ko nje kuruhuka none nawe se agenda ese rwose umuruhukiraho kakura byo bigamba aho ngaho kamuhamagare. Allo? Biteze? Ko ngeze mu rugo nkakubura se wagiye he? Ngeze mu rugo ndakubura kandi se nawe faze iminsi mfite stress ndashaka ko numvaga nshaka ko nkanda umugongo, rwose. Kumbi mwagize ibyago. Pole basi, pole kabisa, pole. Kuki utambwiye se ngo tujyane? Wari kumbwira tukajyana nkaguherekeza. Ayangane kabisa. Nese ndi umuntu witabye Imana mwagiye gushyingura mu famille wanyu. Okay. Ntacyo basigaye, ntacyo. Ariko ejo rwose uzaze rwose. Reka ndanagukumbuye. Ndagukumbuye cyane pe. Ejo uzaze. Mu gitondo banguke. Humura inkoko nakubwiye ko twe turi aborozi. Nagira ikibazo cy'inkoko rwose uzaze, inkoko zirahari uzaze. Nakananga azagutekera. Kananga se uzamwigishe guteka ariko. Agiye kuzatuma nanuka ko sagiteka ngo mpfe kurya. Sawa rero. Ngabo nkomeze kwihangana. Sawa bye sho. Okay. Umva ko boss avuga ngo simpamya ngiye kananga imyenda ye ngiye kuyitera ipasi, imyenda yose ari ipantaro ari ishati mbitera ipasi, ngiye kananga ndahamya. Hari amavoka nateraga amavoka abashumba bose bakarya nkayahubura kubera guhamya kwanjye meze nka bya bintu njya mbona muri filime bita Sniper.
utangiye kugenda nabi washaka imvuna nkweto y'ishati itagenda neza. Noneho nyitera icuramye omba ko bavuga ngo simpamye akananga bose bahora shati ariko yo ntiri kugenda neza. Kose shaka Karamu naramutse neza patoro. Muramutse muvuga nabira patoro nyine nari ndi gukora ya mirimo wari wambwiye ndimo kwikora neza kuko maze kubitaho inshuro zirenga 19 20 gutyo ntaho ushoretse yenda akabazo problem kamwe kabayeho. Iyi shati yawe nyine ntago yagwagaho niba kubera intuze ibiro byayo bikenya cyane ifite ariko nyine ipantaro ye nayiteho neza ntugire ikibazo uretse ishati honyine imeze nka bya bintu bita serepupiete. Nese ubu ngubu imyenda yanjye ko mbona wayigize nk'ibishingwe biri mu ngarani ibi ni ibiki? Wowe nta kibazo imyenda yawe ufite patoro, we nugira ikibazo imyenda yawe nayiteye ipasi neza kandi nahamyaga wowe nugira ikibazo kuko iriga ngiye ibintu bijyanye no guhamya mu cyaro gihe narahamyaga ku buryo nahuraga amavuka n'amavuka y'abaturage abashumba bose bakarya amavuka bakayumva ukuntu ameze bakumva icyanga cy'amavuka gihe kananga namanuye. We nugira ikibazo rwose nugira ikibazo kivindi imwe na problem kuko no mu cyaro buri amavuka nayo kananiza satani iki gitondo ntose patoro gushaka kumbeshyera buri gihe uhora umbeshyera ukankubita satani nabanziranye nawe hehe ubu najya kuguteza umuntu ntazi ntawe bitekereze wumve. Shitani wese yenda konjya numva abantu bavuga ngo shitani yanshutse ngo shitani n'umwana mubi ngo shitani niwe wanteye gukora ibi ariko ngiye ntabwo ahantu tuziranye shitani nta kintu kibi nshobora gukora ngo shitani yabinteje yigo patoro yi umva rero nkubwire shakana ndabyumva patoro. Sinzi kiri kugutera ibintu bintu nta kibazo pe gusa ndaza kugufatira umwanya n'ukubera akazi ndaza kumenya impamvu y'ibi bintu patoro rwose ntugire ikibazo rwose cyenda njya mu yindi mirimo cyenda njye kwibyikorera Kana? Karame boss. Baho. Nabitabye patoro. Rwose shatewe n'ibiki? Nabitabye. Ubivuze ko ubuze gutera ipasi ari ubwo mbagiye gukerera. Ariko patoro munyihanganiye nyine niko ibintu byo gutera ipasi ntari mbizi neza ariko buriya nabibonye ubu ngubu butaha nzagukosora nzakwereka icyo bita ikosora kuko nabonaga uburyo urimo kuri yitera ugenda uyinyuza bimeze nko kwakunda abana b'abakire bagenda banyuza akamodoka kumpuza kuri sima bagenda bakata gutya ariko nanjye buriya nari nzi ikintu kijyanye no gutwara imodoka z'ibikenyeri ngenda nkata gutya kubera noneho twebwe iwacu imihanda yaho ari iy'ibitaka nkamenya no gukatira ibinogo nyine gutya bikaba ari ibintu bimeze neza ariko nanjye buri pasi nzajya nyinyuzaho nyine nkuko cyangwa se patoro ubundi byo kugura amapasi wazabiritse tukajya dukoresha akamodoka ukazangurira ka kamodoka k'agakinisho k'abana nkajya ngenda nkanyuzaho kubona ko kagenda kabimereta nyine neza kwa kundi kuriya biriya bimeze sibyo byaba ari byiza ibyo kwirwa ngirisha ipasi ubonetse nk'uwakererewe sinunze ubonetse nk'uwakererewe gute se patoro uyu munsi rwose n'ubundi nubara umwaku utantera umwaku oya njye ntabwo njya ntera umwaku kuko njyewe naho mu muhanda nabaga urumva ntabwo nigeraga ntera umwaka abantu bari bazi ko ahubwo ndi nk'umuntu utera nk'ikintu
kimeze nk'amahirwe. Iyo nufate teremusi y'icyayi. Ndahita Teke teremusi y'icyayi sinkubwiye igikoma kana. Hoya njye namenye no kubitandukanya nukirirwa wigora nukirirwa umbwira menshi kuko ibintu byose hita mbyumva kare. Teremusi imwe y'icyayi. Ndaje nyigutekera rwose kimeze neza si imwe. Nse teremusi si yambwiye ngo iyi ngiyi ni iy'igikoma iyi ni iy'icyayi. Iyi ni iy'icyayi. Ko bose yimena mu kwimenamo akagavu teremusi kose. Mbakwavuga sambwiye ngo nteka agateremusi k'icyayi. Agiye kuyiteka nishaka icumbi. Ngiye kuyimutekera yacumba itacumba niko yambwiye mutekere icyayi ko. Kana uri umusazi. Ese nkoze iki kidasanzwe Patro? Ibi nibyo ugiye gukora. Se Patro ntabwo wambwiye ngo mutekere agateremusi k'icyayi. Akasi ko dutekamo icyayi. Intuza y'igikoma si ngiyi teremusi y'igikoma aka ni ak'icyayi ntigire ikibazo. Nakubwiye ngo teka icyayi ugishyire muri teremusi. Nta muntu akubwiye ngo uteke teremusi cyangwa ngo utwike teremusi. Ariko Patro ugisobanura ibintu uko biri warambwiye ngo Kananga ngwino ugenda untekere teremusi y'icyayi. Singi y'icyayi sinyiguteye sinagiye kuyigutekera. Umva rero ushakanye. Fata icyayi ugiteke ugishyire muri teremusi uri kumva? Uyu nambwira gutyo mbere. Bari nabashije gusobanukirwa. Hanyuma ndagiye muri dushe ndava muri dushe njya mu kazi uri kumva? Yego. Gera vuba. Reka nze mbikore jya usobanura ibintu rega neza. Gera vuba. Patro nawe ikinyarwanda cyaramunaniye. Wani dukoma. Nitweho ni Kananga wawe. Kana. Ko muri na teremusi n'ibikombe n'ibite byawe. Nari nguzaniye icyayi. Kabiri kangahe se ubona banzanira icyayi muri dushe hano wanjye Caritas. Ntuze ni warambwiye ngo ngutekere icyayi ngo ugiye kujya muri dushe ngo uravamo ujya ku kazi. Ndarebye rero nk'umuntu ujijutse ndavuga ati ntabwo wabona aho kinywera ndavuga ati hita nyikuzanira ngo kinywere maha muri dushe. None se kabiri kangahe ubona banzanira icyayi muri dushe. Ese ko nabonye nta mwanya uri bubone wo kuza kwicara ku meza ngo urakinywa nkahita nguha ngo reka nyikuzanira ukinywera aha ngaha. Kwicwa n'icumu. Umva nzemera inkoni nzirye ariko nige inkoni nige nyama. Ankubita nige nyama nta kintu nzaba. Gukorera umukire nk'uyu nguyu ampa umuceri murya. Ukire wagize gutya akigura isekuru ya kizungu y'umweru akagura n'umuvure wa kijyambere w'umweru. Bose ni umukire mva ko wavuga. None ubu ngubu n'intoki ze zigiye kwera. Ndangiza ngire gutya nteme igitoki. Ntera. Unenga umutobe mu muvure we. Ngumutobe bundi ngi mu mujyi inda yabyimbye babona ko ndi depite. Nako babona meze nka gitifu. Nzarinda nka gitifu. Mani bite? Ni byiza mukobere. Mbonye ukikanga. Ngize nakikanga mbonye umuntu kandi nanjye ndi umuntu. Nta kibazo rwose. Nasuba mu hano mani. Ngo mani? Kise nitwa Mani, ntago nkubwiye amazina yanjye, nitwa Kananga Emmanuel ntago nitwa Mani. Oya ariko ugisobanura. Ndabona rwose uransekeje nubwo ntakuzi. None se uba mahanga? Mba mahanga maze n'igihe. Uretse ko tuba tudasohoka ngo tuzerere ariko maze n'igihe. Nubwo ntakuzi urantunga. Ahubwo wewe niwe untunguye. Ubu se umuntu w'umukire nkanjye wambara amakositimu nkanjye nigiye umuntu ubona muri ubonye ubwa mbere ahubwo ushobora kuri n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo nibo batajya bamenye. Uwo Caritas rwose. Ngende Caritas. Ngende Caritas gute?
Ngewe ndabona ndi muri ba bantu bafashwa na Caritas. Urandebye costume nambaye ubona ndi umuntu ufashwa na Caritas. Bamubwira abanyamagambo. Uriya iyo umuntu ari kuvuga mu Caritas cyangwa se uri kuvuga ngo mani ndabona byagucanze ibyo ndi kuvuga. Ariko kunyita mani ntabwo nakubwiye ko nitwa Kanange Emmanuel. Mani ni izina ry'abantu bose basobanutse. None urabona hano mu mujyi nkanjye w'umudije. None urabona ko ngiye ntasobanutse nyine kuko ntari umudije w'umuziki. Ntabwo DJ ndi kuvuga ari umuziki. Sibyo ndi kukubwira ngo nusobanutse ubundi DJ bivuga umukozi wo mu rugo ariko nyine urareba ntabwo wagenda urabona nyine abantu dukunda gutereta abakobwa ntabwo wagenda ngo ujye gutereta abakobwa uvuga ngo uri umukozi wo mu rugo baraguseka uriyo nyine abakozi bo mu rugo b'i Kigali turi aba DJ nukuvuga ngo nanjye nshobora kuba ndi n'umudije ubu nawe uri umudije nawe ukora mu rugo nyine urebye hari uturimo mbafasha bo mu rugo ntabwo nkora mu rugo ariko hari uturimo nyine mbafasha mfasha umuntu w'umubosi. Gusa reka nkwereke ndashaka kuzagufasha ugasobanuka kuko nk'ubu wambaye aya mapinjama najyaga nyabona na bosi wawe. Iyi ni imyenda yo kurarana. Agenda wanjijiwe aya makositimu urabona ni imyenda yo kurarana nawe rwose nta kigenda cyawe koko. Uko tuzagenda tuganira ntabwo ninzi yuko uba hano ahubwo nanjye nkorera muri rwa rugo. Njye nanjye nkorera umubosi wahari ariko n'umukire koko afite ibikoresho by'ibisirimu nyine. Afite isekuru ya kijyambere y'umweru inafite umufuniko isekuru ya kijyambere akaba afite n'impuza imivure yo mu cyaro urayizi umuvure nyine yengeramo ntabwo namubona yenga. Hano Kigali tugira imivure. Afite intoki arazireze pe. Umuntu ufite aragufite w'umweru niba ugira ngo ndakubeshye ngwino njye kuwukwereka. Reka nize n'amahaho nari nzanye ikintu kimwe nagizeho ikibazo ni uko iyo sekuru nabuze ntuza umuhini wayo. Ibyo by'isekuru mbwa nta nubwo nshobora niko nabuze umuhini ariko nzabaza umumabuji ibyo haza cyane mubaze nyine ko ngo n'umarida nshaka uwo ubu se ndakubeshye niba uri kuburana umugore izi sinsina ibi si ibitoki byinshi ntabwo bigiye kwera. Ibitoki by'imineke nyine ntose imineke ivamo iki si ivamo umutobe witse uzareba do reba do mu minsi mikeya turaba tunywa imitobe do reba nk'iki reba nacyo cyagiye oya iki cyo kigiye kwera nawe uretse mu minsi mike uraba wumva ngwino nkwereke isekuru rwose ntabibonye ni kabuno naho ubundi korode dore n'ahantu akubwiraga rero dore isekuru ni iyi ngiyi urabona ko harimo utuzi dukenya imbanza bari basekuyemo agasombe barangije bashyiramo utuzi kugira ngo nyine ye kugumiza gufatamo isombe dore umufuniko wifunga gutyo akaba arafunze noneho icyagiriro rero cy'umugure bengeramo cya gisirimu ni iki cyane atari kinini abantu batandatu bajya bengeramo igitoki. Noneho dore muri turiya twenge tubiri niho bahita bashyiraho injerekani kutuzi nyine tukamanuka. None se Kanamira kamubaza ikibazo kimwe hajya mubwiye ngo izina rye yitwa Kananga. Niko banyita Kananga ngo bosi wawe ni umunyamahane. Koko wibisubiramo bosi ni umunyamahane ahora mpobora ariko n'ikinyama. Reka mubwire ahubwo bosi wawe arihangana uriya njyewe naba naranakwishe kera ndakumva ntabwo mwana uri umugome. Reka dore uyu nguyu uri kwita umuvure uyu ni ahantu bogera abantu b'abasirimu abantu b'abakire aha niho bogera ubaryamamo akambara ubusa agakoroga amazi agashyiramo udufuro akaryama mu dufuro ubundi akavamo ameze neza cyane. None se ubu siyo bimeze nko kugira iki nko kuryama mu muvure ku gacya wawe umukobwa. Oya nakareberiwe ntabwo nakubwiye ngo isi umuvure aha naho bogera abantu bananiwe ujyamo nyine ukabasha kuruhukiramo unambaramo n'umwanya munini ni nka pisine bya bintu ujya ubona abantu bogera kuri filime jya ni nka biriya kano nako mu rugo. None se noneho iyi ngiyi ni tuwarete ubu ngubu niyo
uza kuriramo ibyo bintu uvuga by'amasombe n'ibiki cyangwa ukagira ibindi bintu ushyiramo wasanga bari gusekurira muri yo nini aho bari no kuzatinda kunyishyura nkayiterura nkayijyana mu cyaro nkayiterura nkayijyana mu cyaro noneho bakabona ndi umusirimu kandi cyokoze uranyumije cyane iyi ni tuwarete iyi ni byo ujya wumva nyine mu bakizanya mu nzu ariko rero abakire babaho nabi abakire aho barira niho banera barira mu nzu bakanera mu nzu bakarara mu nzu ariko nyine warakize iyo wakize wirinda ibintu byose ukora bikuvunnye ukarira mu nzu ukaniya mu nzu ukanaharira birashoboka cyane kubera yuko abajya hanze nyine ni abantu b'abakene abakire bakeneye gukora ibintu iyo bafite n'umwanya wo kuruhuka akaruhuka niyo mpamvu ibikoresho byose bya gisirimu cyangwa by'ibanze abyishyira ku ruhande noneho ikindi rero wenda nakubonye ubu ngubu ngiye kuva twamenya ngiye kuzakugira umusirimu dusirimuke byigishe gutereta cyangwa gutembera ukabona yuko bosi wawe hano hajya haza n'abana hajya kuza abana bosi wawe arya abana nawe nkwigisha ibintu nyine utinyuke gutereta wibeshye bose uramubeshye bose ntabwo bajya arya abana nta n'abana bajya bagenda ahangaha kuko yaba yenda banahagenda ntabizi nawe kuzabona yenda mu bose watukuye wenda hariya abana ariko bose ntajya arya abana ntabwo ari ibyo tuzaba tubivugana ingayiza ngo uramubeshye nawe ubundi ibi ngibi nyine ntabwo ari ibyo uretse iyo sekuru kirandindeje gusa reka ikinanga zuba ndabona byabirenze neza neza utuye hano nawe kuva kera cyane kamanzi se wawe umuzi kamanzi hakubwo urumva wayoberwa umuntu muba mu gipangu kimwe umuturanyi wacu ndamuzi kuri ibyo hari ibyuki se ujya ubona biza kumureba afiki ese ubu umuntu w'umukire nk'uriya koko urabona yabura ibyuki bimureba dore nawe uriye icyuki ubwawe uje kumureba wenda avuga abandi batari njyewe abandi batari wowe hari abandi bakobwa ujya ubona baza hano aba rwose baraza benshi bameze nkawe ibyo uri kuvuga urabizi neza cyangwa ni bashiki be wabonye ntabwo mbizi bari bashiki be gusa nyine mbonamo abakobwa benshi bamwe baba bari no gusomana ahangaha urumva ntabwo yasomana na bashiki be hako uri mushiki we aho kuvuga ibyo bintu uvuga warabibonye neza ariko ubundi nese uri mushiki we se ibyo byihorera ndashaka ko dupanga dira wamenyera neza nimba hari abandi bakobwa bajya baza kwatana bashiki be bajya baza kumureba ukazampa amakuru ntabwo utangiye kuvuga neza pe diyo nshaka ko dukora diyo sumva wasanga ugiye kunkura mu buzima bw'aha ngaha nyine nanjye nyine nkashaka n'ubundi buzima ntugire ikibazo nawe urabibona ko mfite n'amafaranga ndabona urayafite kabisa urampa na avanse se wereka numpa avanse nzagukorera ibintu neza niba ushaka ko dukina diyo zana akantu kamwe gusa ubundi nkwereke ko byose bishoboka ese ubundi ikimenyetso ushaka nakubwiye ko hano haba hari abakobwa benshi bakorana diro nyine mba mbona bamwe baca hano bari mu rukundo baseka basomana bagira gute ubwo simbizi nyine bari bashiki be cyangwa hari abantu basanzwe gutyo ariko nyine ushobora gusanga ari bashiki be abandi atari bashiki be simbizi kuko urumva ntabwo yasomana na bashiki be ariko nyine simbizi sinzi ibindi dasi yewe ntabwo nshaka ngo mbwenga ariko ngo nyereke kuri gukekera ndashaka ngo uzame amakuru afatika niba ngombwa uzabafotore nutabasha no kubafotora wowe nubibona uzampamagare watera haje n'iby'amafoto byo wati ntabwo naguha amafoto rwose ni akantu urampaye urumva bishoboka harya se ko iwanyu ari hano iwacu ni ahangaha kangereyo hanyuma ninjya gutaha ndakunyuraho mpe nimero zawe hanyuma dutangire akazi